nabyibagiwe. Ego ko mwana niko se bakoko mbana mwahagaze hano bite byawe? Ndetse birakomeye. Bite ki? Baraguye. Ego ko mwana se ko numva mufite umushiha. Ndabona ushinze ukureshya reka reka urubavu ntarwo amataye ntayo sinzi ikigutera kwishyira hejuru. Ndabona rwose mukiri bato sinzi ikibatera kwishyira hejuru mwahundira mu kambi. Abakobwa bubu ntimucyumva ngo ntiwakwicara mu rubohero ntiwafata akabaga ngo ugire ibyo ushaka kwicara iwanyu gusa. None ugeze naho kwihagarika ku muhanda umuntu yakuvugisha ukamubwira amajwi aho kugira ngo umusubize icyo akubwiye. Ariko mwabaye mute? Mbere yo kuba so wakubaho ururimi. Witekereze ko wakabaye imboho ururimi kuko si we wari umpaye ihiba disi wari unafatika ufite amafaranga nakakumvise kumbi ndabona uri aho nga ugenda werera kuruta ibindi. Erega kabone nubwo nabyikorera ubu ndagana isoko njya guhahira mama undira wishihura unshitinga bimwe by'abubu numva ubu wasanga nawe wambaye amajanga ngo bakunde batwariye kure. Ndebera nk'uyu nguyu w'uruhinja amashereka aracyatemba mu maso ngo nawe ukeneye kwigira uwa cyane ukeneye gutwara irare reka sinakubwirira hano irayi byarabazonye ngo disi mukeneye ibiraha. Nintwara ntabwo nzayikuzanira. Erega nubwo wayinzanira cyangwa ntuyinzanire uru Rwanda rwacu ntabwo rukeneye inda z'indaro ndetse yewe ntabwo rukeneye abakobwa batagacira ahubwo dukeneye abakobwa b'umwari. Nkundira wibera umwari ubereye u Rwanda kandi utane n'ibyo by'abagushuka kuko ugushuka arakwinjirana ubutitsa ariko ntateze kuzakwinjirana. Ariko ubundi mwabaye mute? Twabaye uko tubona. Ndabibona mwamaze kuraruka disi nimba ni yose mu mutima nta na kimwe mwakibwira mwakundiye mukemera mukicara kuri wa muce mugacecura mukumva ibyo mubwirwa. Bose rijya gutunga duteri munsi. Sinabatera imuwe kuko nabanye ko bababyaye mabera arikora ntimubigiraho ikibazo ntabwo mutekereze za mpungenge bari bafite ubwo bari babatwita amezi 9. Ariko mayenga amatwi ari mu rupfu ntiyumva disi umuhana avayo ntumuhana ajyayo bizatinda kandi muzabona ndetse yemwe muzabwizwa n'abandi. Sinjye jyenyine wakababwiye gusa nuko nabonaga muri barumuna banjye kanikomereza inzira zanjye. Uvunika komeza inzira yawe ugende. Ariko mana nyagasani mbega agahinda mu nteye yiba mutanganaga uku nguku byibuze mwari mwigiye ruguru nagatuje nkababwira nti bana ba mama mwankundiye mukampereza kuri za manoro. Ariko disi ndabona nta burere reka sinakubwira amabara ku mibiri sinakubwira reka nta n'udutaye byibuze ngo mukurure nabo babahereza veri. Renda ngo dutere nkawe umeze nk'ibyo gucurana. Uko naba ameze kose biranyuze ndabizi ndi umuturage ndetse yewe w'umutindi ariko kandi ntacyo bintwaye kuko ndabizi ko ndi umwari ubereye u Rwanda. Kabone nubwo ntabona ayo mafaranga inote zo ntazo bote ntazo konte ntayo ariko disi ndabizi ko nzabona amafaranga bidatinze kandi disi ndibuka neza ko ntazigera mbatererana nk'uko mumbwiye cyakoze uwamfasha yandangiraho nk'uri imyenda yo kumesa byibuze nkibonera igihumbi nkareka kumanika ukuguru kuko ntacyo byangizaho. Kubera ibyo ngiswe kuja kumenya akazi ukeneye kuko neza. Ariko disagabiza n'ikishakagira mu bidisimbira isobetse ibyiza risobanuye byinshi mu mitima yawe. Nkunda gususurutsa abangana nabo nganandi mwene kanyarwanda babihakana namugisha ishyanga iby'imahanga kandi amahanga handi. Nduwimbabazi Umurerwa Nadia murakoze murakagira Imana.